igihugu cyiza cy'amahoro, ihaba inzara ntihaba amaganya, kandi kurira ntiwabibonayo, igira ibyiringiro by'uko nzabayo. Imana ndetse n'umuhungu wayo, iyo niyo baba baganje umutuzo, gusa nubwo mu ijuru batajya barira, ndumva ningerayo nzarira. Nukuri njya numva nzasuka amarira, nimbona Yesu wambambiwe. Nubwo mu ijuru batajya barira, ndumva nimubona nzarira. Nukuri njya numva nzasuka amarira, nimbona Yesu wancunguye. Nubwo mu ijuru batajya barira, amarangamutima azangana. Icaranye n'uwo mukunzi wanjye, ikiganza mu kindi ndeba ya nkovu, azanyereka naho bamuteye icumu, nukuri mba numva nzarira. Ati mwana wanjye nambitswe ubusa, ubitwa ibiboko girwa umugome, nubwo mu ijuru batajya barira, iki kiganiro kizandiza. Nukuri njya numva nzasuka, nimbona Yesu wambambiwe. Nubwo mu ijuru batajya barira, ndumva nimubona nzarira. Njye nukuri
nubwo ijuru batajabarira manufari ubona tarina nubwo ijuru batajabarira amaranga umutima zangaza wicibwa intege n'ibiri kukubaho ngo wumve yuko hari Imana yawe yakwibagiwe ongera urebe ibyo yagukoreye bari imigisha yagiye iguha biragukomeza yiringira Imana n'inyamuwe nabwigihinduka irabanguka wayakererewe irakora n'igihe ubona ibyawe bidahinduka ucika intege witenebuka kuko ihora ikwitaho yiringira Imana n'inyamuwe nabwigihinduka irabanguka n'igihe ubona wayakererewe irakora n'igihe ubona ibyawe bidahinduka ucika intege witenebuka kuko ihora ikwitaho. Twese tuti reka dushimire Imana kuko intego ibivuga nuhumure Imana yagucubanya. Uyu Jeanne nawe yari umusore nyuma avuye muri dushe yari ari mu wa gatanu wisumbuye 5e secondaire aza kugwa hasi ubwo bimugendekera kuriya ariko Jeanne hari impamvu ibintu byose bifite impamvu kuko amaze kutubwira rero niduhumure Imana irahari. Igitabo cy'uburezi mapaji asoza niho banditse ngo ibibazo byose twagiye duhura nabyo tukayiburira igisubizo no gushoborwa twagize nako tugahura nako mu buzima tuzabiboneramo gahunda itagusanya y'Imana kugira ngo tuzabona agakiza. Jeanne rero nawe ni impamvu uzayisobanukirwa ugeze mu ijuru. Welcome Levis. Obiye bisa n'ibingibi
mateka y'isi yewe muremyi w'ibiriho ari cyo bizabira yewe muremyi w'ibiriho ari cyo bizabira sinzaba imodoka oya nzagenda n'amaguru njye singusaba umugore nubwo nkiri umusore ndabizi ni byiza ndetse byiza cyane ariko icyo ngusaba yewe n'ibindi byose ntabwo Uwiteka we imbaraga ivuye mu ijuru iyo nifuza kuruta ibindi mwami wanjye muri ibi bihe by'uruzo n'uruvange rw'ibibi uzamagarike imbaraga ivuye ahera ho mu ijuru iyo nifuza kuruta ibindi mwami wanjye muri ibi bihe by'uruzo n'uruvange rw'ibibi uzamagarike imbaraga wahaye Yosefu maze agatsinda nyirabuja ndazisabira abasore mu minsi y'iterambere aho bigeze birakabije mana we ubaha imbaraga bakubahe ubaha imitima idukiye abasore ndetse n'inkumi basukire iyo mbaraga mu ijuru iyo nifuza kuruta ibindi mwami wanjye muri ibi bihe by'uruzo n'uruvange rw'ibibi uzamagarike ahakwiye imbaraga ivuye ahera ho mu ijuru iyo nifuza kuruta ibindi mwami wanjye muri ibi bihe by'uruzo n'uruvange rw'ibibi uzamagarike ibihe byose Imana ni nziza mu burwayi waburaye wapfushije ushonje uhaze wasinziriye neza wabuze ibitotsi Imana ni nziza Imana ni nziza ibihe byose. Igitaramo cy'uyu munsi gifite insanganyamatsiko ivuga ngo nimuhumure. Ni ukuri nimuhumure.
murongo wa 5 niho hagira hati si uko twihagisha ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Impamvu natekereje insanganyamatsiko y'uko igitaramo cyagira insanganyamatsiko ivuga ngo ni muhumure, ni uko muri iki gihe buri wese imfuruka ahagazemo, buri wese imimerere iyo ari yo yose arimo, twaba tubibona cyangwa tutabibona, akeneye ihumure. Buri wese afite ibimuhangayikishije, yaba ari umuhinzi afite uburyo ahangayitsemo, yaba ari umucuruzi afite uburyo ahangayitsemo, baba ari abanyeshuri biba bibakomereye, baba ari ababyeyi babuze minerivare biba bitoroshye, yaba ari twebwe duturiye umupaka twibaza ngo ese biriya turi kumva ejo bizaba bimeze gute, imitima irahagaze. Haba igihugu cyacu muri rusange kiri mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 31, ahari wabuze ibyawe, ahari wabuze abawe, ahari umutima wawe urashigishwe mu buryo runaka, ariko ni ukuri humura. Yesu yaravuze ati ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri iyi mu isi, mugira umubabaro ariko nimuhumure nanesheje isi. Biboneka muri Yohana 16 umurongo wa 33. Urwa kabiri rw'Abakorino igice cya 10 cya mbere umurongo wa 10 hakavuga hati yaturokoye urupfu rukomeye bityo. Ngaho tekereza, nta rupfu runaka wibutse yakurokoye. Yakurokoye rero twese hamwe yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone kandi iracyaturokoye, kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Haleluya. Nukurendewe ukaba ufite ibibazo, haracyari impamvu yo gushima. Subiza amaso inyuma ureba aho Imana yagiye gukura, inimbi igashira amazushime. Reba handi hakomeye yakuguye ibuka cya gihushoro, umunsi icyo ukora inshuti zigiye zidahari nawe sigara wenyine. Yerekawe mu bumana bwayo ubona ibisubizo, n'ukuri yarakoze
urashoboye urashoboye Mana urashoboye 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 Mana urashoboye aho utunyuza nubwo inzira isa n'itagaragara ibyo tubona nubwo bisa n'ibidukomereye utuba hafi ukatuyobora mu nzira yo gukiranuka kwawe aho utujyana ni heza cyane kandi
ntazigera akorwa n'isoni wasezeranye ko nubwo yaba ari guca mu muriro uzamurinda n'ikibiri n'ibyawe biza gutwara nubwo yabona ko yatangiye kuwugeramo rwose utabara uwagezemo ntabwo umutererana ahubwo umutangamo ibirimi by'umuriro bigatakaza ingufu umurabuhorera nawo ntumuhitane agakomezwa nawe ukamugeza aheza hatuje agasingira amasezerano. Urashoboye Mana, urashoboye kandi urahambaye
agarutse. inzangano zariyongereye mu bantu usanga uwo wari uzi ko ari inshuti akaguhinduka akaba umwanzi wa nyuma y'abandi. Amahoro arabuze muri iyi si, inzangano zariyongereye mu bantu usanga wari uzi ko ari inshuti akaguhinduka akaba umwanzi wa nyuma y'abandi. Abavandimwe bararyana mu ngo nyinshi n'imidugararo, bamwe barapfira imitungo, amasambu yabuzanije amahoro. None Yesu ngwino utwihera amahoro, kuko amahoro arabuze muri iyi si, inzangano zariyongereye mu bantu usanga uwo wari uzi ko ari inshuti akaguhinduka akaba umwanzi wa nyuma y'abandi. Abenshi mu bashakanye bari kurazanya ku nkeke, abana ntibacyumvira ababyeyi, umwanzi w'umuntu n'uwo mu rugo rwe. Nyarukira mu rukiko abahanganye n'abo umuryango umwe. None Yesu ngwino utwihera amahoro, kuko amahoro arabuze muri iyi si, inzangano zariyongereye mu bantu usanga uwo wari uzi ko ari inshuti akaguhinduka akaba umwanzi wa nyuma y'abandi. Nyamara nubwo bimeze bityo, oya ntibikaduca intege, kuko hari aho tuzabiteka imidugararo yose irangiye, Yesu akabaye abera, tubonye amahoro. Mbega umunezero tugeze iwacu, dusezeye ku